ubundi hari imbaraga dutunze, hari imbaraga bizera batunze, hari imbaraga umuntu atunze zatuma abasha kunesha ikintu cyamutera cyose. Imana ishimwe, haleluya. Hari imbaraga dufite zituma tubasha kutanyeganyezwa n'ibintu byose dupfuye. Bapfara abanyamasengesho, hari abantu bapfuye bapfara abavuga butumwa kubera ko bamenye ibanga ry'Imana. Tuzani iki uyu munsi ushize twaganiriye ku ncamake y'ubuhamya ku muhamagaro wanjye. Yego. Uyu munsi rero nazanye inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Inkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Tuguhaye umwanya kugira ngo tuganirize abadukurikiye ku ijambo ry'Imana. Ahari hari icyo Umwami Imana yaba yakubwiye cyangwa yaba yagutumye kuri twebwe. Karibu. Reka tubanze dusenge. Kuko byose tuberagiza Imana. Yego. Turagushimiye Mana, wewe wabanye natwe mu minsi itambutse. Turongeye turakwinginze ngo uze garagare ko tugiye kwamamaza ishimwe ryawe. Utubere maso, tubere umurinzi, kuko tuba dukeneye ingabo zawe kururuka zigashinga ibirindiro ahantu tubambye ihema, kugira ngo uyu murimo wawe ugire umumaro, kandi uyu murimo wawe witeka ugira umusaruro ukomeye. Turagusabye ngo ntutuze kandi ntuducecekeho, kubw'imbabazi nyinshi n'ubuntu ujye utugirira. Nyemerere cyane irivuga butumwa rigiye kuvugwa mu buryo bw'ijambo ryawe, urishyigikire Mana, kandi rizagere hirya no hino ku mpera y'isi. Abantu bazumva aya magambo yawe witeka azabasane imitima. Abamaze gucogora rizabasubizemo imbaraga, abataye ibyiringiro basubizwemo ibyiringiro. Turakwinginze ngo nabe ari wowe ukurikirana amagambo yawe, kuko tuzi neza ko twe tuvuga ijambo ryawe. Haleluya. Nawe ukaza ukarishorera. Mwuka Wera rero nategeke, kandi Imana nayikore. Tubisabye twizeye mu izina rya Data, iry'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amina. Abadukurikiranye rero kuri Rakora TV n'ubundi ndi wa wundi Vedaste, ngarutse kugira ngo tuganire ku inkuru nziza ijambo ry'Imana uyu munsi, kugira ngo tumaranishe imibabaro tubwirana aya magambo y'Imana. Imana yacu ishimwe. Tugiye kuganira rero ku magambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abacamanza. Ni igitabo cy'Abacamanza, turareba ibice 16. Dusome umurongo wa 5 kugira ngo tuganire ku cy'Imana ishaka kugeza ku bantu bayo bakurikiranye uyu murongo wa Irakora TV. Reka dusome rero muri gitabo. Haranditswe ngo abatware ba Filisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati, umuhende ubwenge umenye aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza. Umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Nuko Delila abaza Samusoni ati, ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva, n'icyakuboha ugashoboka. Samusoni aramusubiza ati, bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Hanyuma abatware ba Filisitiya bazanira uwo mugore isuri mbisi zitaruma, arazimubohesha, kandi umugore yari afite abantu amwubikije mu mwinjiro. Nuko aramubwira nti, wapfa Samusoni, afite baragusumiye. Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Delila abwira Samusoni ati, dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira nti, bambohesha imigozi mishya itegeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha. Aramubwira nti, wapfa Samusoni, Abafilisitiya baraguteye, Abafilisitiya baragusumiye. Kandi
amubikiriye bari mu mwijiro, maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Imana ishimwe cyane. Abantu badukurikiranye rero, aya magambo nshatse kuyahereza umurongo cyangwa intego ivuga kuba maso umuntu akarinda isezerano. Isezerano abantu bajya bagirana amasezerano, wenda abantu bagahinduka ku bw'amasezerano, cyangwa se abantu bakarigananya, umwe akariganya undi, cyangwa se akamuhinduka ku bw'amasezerano, kuko amasezerano ni menshi, ariko nyishatse kuvuga ku isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana rero umuntu abaye maso akaririnda, rijya rigira umumaro kandi ukomeye ku buzima bw'umuntu. Ariko iyo umuntu arangaye ntacunge isezerano, ntaririnde, isezerano rijya rigira ingaruka itari nziza, rigateza umubabaro ku muntu. Imana ishimwe. Iri sezerano kuba maso umuntu akarinda isezerano nshaka kuvuga, uyu Samusoni yavutse mu muryango wari wabanje kuba ingumba. Ababyeyi ba Samusoni bari ingumba, baragumba. Noneho rero habaho igihe Abisiraheli bongera kugomera Uwiteka bahana imyaka 40 mu maso y'Abafilisitiya. Aricyo gihe marayika w'Imana rero yaje asanga uyu mubyeyi nyina wa Samusoni yari ingumba atagira urubyaro. Aramusanga, marayika w'Imana amusanga ahantu yari ari, amuha amasezerano. Amaze kumuha isezerano aramubwira nti dore uri ingumba, ariko uzabyara umwana w'umuhungu. Ariko umuha amasezerano yamubwiye uyu muhungu ukuntu azarindwa kugeza igihe azavukira. Ariko uyu mudamu amaze kumva iri sezerano ry'Imana yumva ntiyagihererana, aramanuka ajya kuriganiriza umugabo we Manowa. Ariko Manowa arabyumva, arabyitegereza, aravuga ngo nimba uyu muntu ari umuntu w'Imana azagaruke. Imana yacu ishimwe cyane, kuko byari umugambi w'Imana. Imana itajya ivuga rimwe, Imana itajya ivuga kabiri. Imana ntigiceceka ku kintu yagambiriye kuvuga, naho wahinyuza imvugo y'Imana uko byasa kose, Imana ijya igaragara. Imana ishimwe. Uyu mugabo rero yaje kuvuga nti nimba ari umuntu w'Imana azongera agaruke nanjye mbimenye. Nuko rero iri mu ijuru, kubera ko yari ifite umugambi wo gutanga umwana muri uyu muryango wari waragumbye, kandi ibivuga batayihase, ibivuga yabigambiriye kugira ngo nabo banezerwe, cyangwa ifite icyo ishaka kuzigisha no kugaragaza. Yarongeye iragaruka isanga uyu mugore yicaye munsi y'igiti mu murima. Amaze kugaruka rero amubonye, abona ni wa wundi baganiriye, arasimbuka ajya kureba umugabo we. Azanye umugabo aramubwira nti wa muntu rero wambwiye bya bindi yagarutse. Haleluya. Uwo Manowa rero arazamuka abwira asanga ni marayika, aramubwira nti ibyo wavuganye n'uyu mudamu nibyo. Marayika aramubwira nti nibyo. Batangira kugirana amasezerano akomeye. Imana yongera ibisubiramo, marayika bisubiramo, arabwira nti dore muzatwara inda kandi muzabyara umwana w'umuhungu, kandi uyu muhungu abasobanura icyo azaba cyo, arabwira ngo azaba umunaziri, bisobanura umunaziri w'Imana. Uyu rero bataratinda aranababwira nti rero iyi ndamukitwara ntimuzegere umudamu agitwaye, ntazegere anywa vino cyangwa se ntazegere arya igisharira. Abaha amasezerano, abasezeranya, ababyeyi barinda isezerano ry'Imana ibahaye. Ariko nyuma yaho bumva ntibiri kuza neza, bashaka kumenya izina ry'urimo bavugana nabo. Baramubwira nti ese witwa nde, kugira ngo ibyo tuvuganye nibisohora tuzagukurira ubwatsi. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko yari marayika w'Imana. Ariko marayika arababwira ni mwebwe nimugenda mutanga igitambo, uko bari bashatse no kumuzimanira. Ariko bati mugende mutanga igitambo. Batamba igitambo baranezerwa. Cyo nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga kurinda isezerano kugeza igihe risohoye. Ababyeyi rero nk'umwana bari bafite, Imana ibagirira neza, ibaha umwana baramurinda. Bibiliya iravuga ngo uyu mwana rero baje kumubyara ariko bararinze isezerano. Ntago begeze barya igisharira, ntago begeze banywa vino kugeza ubwo uyu mwana yaje kuvuka. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ku isezerano. Amasezerano aratandukanye, amasezerano ni menshi. Umuntu yagira ubugure n'undi bagasezerana, umuntu yagira gahunda n'undi bakaguzanya amafaranga bagasezeranya. Ariko aya masezerano nshaka kuvuga ntago ari amasezerano y'ubugure, ntago ari amasezerano yo muri leta. Ndashaka kuvuga ku masezerano y'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu bajya basezerana ari abantu bagize amasezerano bombi bakayasubiramo.
amasezerano bakayasubiramo, ariko imana ntigisubira ku isezerano. Imana ishimwe. Ntibyatinze rero uyu muryango waje gusama utwara inda, barinda isezerano kugeza umwana avutse. Umwana amaze kuvuka rero Bibiliya iravuga ngo yaje kugira umugisha w'Imana, agira umugisha. Amaze kugira umugisha arakura, amaze gukura rero agera igihe atangira kujya atembera, nawe aratembera. Ndashaka kurinda isezerano. Yari yaravutse mu isezerano, Imana ibaha amasezerano avuga ngo icyo azaba umuntu ukomeye, azaba umunaziri. Imana ishimwe. Ariko Imana yari yarabahaye kondisiyo ati mu kuvuka kwiwe ntagire icyuma cyogosha kizamugera ku mutwe, kuko Imana yari izi ahantu ibitse imbaraga ze. Haleluya. Imana yari ibitse imbaraga ahantu hihariye, ariko Imana ibigira ibanga, kuko Imana yabigize ibanga, ifite ikintu ishaka kuzakoresha Samusoni. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu Samusoni amaze gukura rero nuko agera igihe, Imana ishimwe, ajya mu Bafilisitiya abengukayo umukobwa. Amaze kubengukayo umukobwa araza abwira ababyeyi ati nakunze umukobwa. Ariko ababyeyi bagira igihe cyo kwicara bamubwira nti ese wakunze umukobwa wo mu wundi muryango cyangwa se wo mu wundi bwoko? Iwacu nta bakobwa bakunda. Ariko Samusoni arasubiza ngo nge namukunze. Imana ishimwe. Ndashaka gusimbuka gake ntabidataye ngo mbivuge bitewe n'igihe, ahubwo ndashaka kumvikanisha intego y'ijambo cyangwa icyo nshaka kubwira abantu bakurikiye Irakora TV, ukuntu barinda isezerano kandi utarifite by'Imana akarishaka. Imana ishimwe cyane. Abantu barinda isezerano, kuko uyu Samusoni yaje gukomera, yahura n'intare akayishanyura bitewe n'isezerano. Imana ishimwe. Iyo uri mu masezerano y'Imana uba ufite imbaraga, nta mwanzi wagutera ubwoba. Iyo uri mu masezerano y'Imana nta mwanzi wagucogoza. Iyo warinze isezerano uri maso, nta kintu na kimwe kiriho cyabasha guhungabanya. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Uyu Samusoni rero ntabwo byatinze yaje kubenguka uyu mukobwa, biba ngombwa ko bica mu ntambara zikomeye, ariko agera ku ntego yuko umukobwa yakunze baza kumumwima, baza kumushingira ahandi. Samusoni yicisha umuryango bagombaga kumushingira nk'umukobwa, arawicisha kugeza ubwo baje kumuguranira bamundi mukobwa. Ndashaka kuvuga kuri uyu mukobwa yashingiwe. Imana ishimwe. Uyu mukobwa yaje gushingirwa niwe waje kumukorera ikibazo, amutesha amasezerano. Ushobora gutunga ibintu bikagukura mu masezerano. Ushobora kuba uri mu mugambi, uri mu isezerano Imana mwavuganye, ariko icyo Imana yavuze ikagikora bitewe n'uko urangaye kikagukura mu isezerano. Imana ishimwe. Ushobora gutunga amafaranga bitewe n'uburyo utari maso mu isezerano akagukura mu isezerano. Ushobora gutunga umudamu bitewe naho wamukuye naho wamuvanye akagukura mu isezerano. Ndashaka kuvuga ngo abantu babe maso, bacunga isezerano. Imana ishimwe cyane. Ibintu ni byinshi bijya bikura abantu mu masezerano, ibintu ni birebire bijya bituma abantu bava mu masezerano kandi ari Imana yavuze. Ndashaka kubwira abantu bakurekeranye Irakora TV ntibitiranye amasezerano. Isezerano Imana ivuga irarikora, ariko ibidukura mu masezerano nabyo birahari. Nicyo kintu nshaka kubwira abantu nti nimwitiranye. Ahari ushobora kuvuga ngo ngewe meze gutya, Imana yamvuzeho. Ku Imana yarakuvuzeho ntabwo birangiye, ahubwo cunga isezerano ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kuba Imana yaragusezeranyije ntabwo birangiye ngo udamarare, ahubwo hari ibintu bishaka kugukura mu masezerano. Imana ishimwe. Uyu musore yari yarasezeranyijwe avuka, Imana yabivuze. Imana isura ababyeyi, Imana irabasura, barinda isezerano kugeza bamubyaye. Ariko uyu musore ababyeyi bamubwira uburyo bamubyaye, arabimenya neza kandi imbaraga ziwe zari ahantu zishingiye. Imana ishimwe. Nababwiye bushize navuze ku muhamagaro y'umuntu awucunze awubyaza umusaruro. Umuhamagaro w'umuntu awutwaye neza ajya gukuramo ikintu gifatika. Uyu Samusoni rero yaje kuzana umudamu. Uyu mudamu yasabye yamukuye mu Bafilisitiya mu bundi bwoko, amukura mu masezerano. Yaramanutse rero, yaje ataje gushaka, atari urukundo, ariko yaramukunze. Agerageza igihe cyo kumushuka, aramuhendahenda bitewe n'uko Abisiraheli, haleluya, n'Abafilisitiya bajyaga barwanana, ariko Samusoni akabatsinda bitewe n'uko ari mu isezerano ry'Imana. Imana ishimwe. Ubundi hari imbaraga dutunze, hari imbaraga bizera batunze, hari imbaraga umuntu atunze zatuma
abasha kunesha ikintu cyamutera cyose. Imana ishimwe. Haleluya. Hari imbaraga dufite zituma tubasha kutanyeganyezwa n'ibintu byose duhura nabyo kubera ko ducunze isezerano. Imana ishimwe. Hari amasezerano ducunze Imana yasize muri twebwe atuma tutabasha gucogorera mu maso y'ibintu bije kutunyeganyeza. Imana yacu ishimwe. Uyu Samusoni rero kuko atacunze isezerano ntiyaba maso, gihe kiragera amena ibanga. Ubundi nimba uri mu isezerano ry'Imana, cunga isezerano. N'Imana ikubwiye ngo nyura aha, ugomba kunyura aha. Niba Imana ivuze ngo kora iki, ugomba gukora iki. Ukirinda gutandukanya icyo Imana ivuze n'ibyo ugambirira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Samusoni rero ntabwo ngiye gukura bitewe n'igihe, ndashaka kumvikanisha message y'icyo nshaka kuvugaho. Uyu Samusoni rero yaje kugira igihe Satani yari yarazanye yitwa ngo ni umudamu, araza amukura mu masezerano, atangira kumushukashuka, aramubwira ngo bamboheshe isuri nacogora nkamera nk'abandi. Samusoni yari ku murongo. Ibundi ikintu kigukura mu masezerano gitangira gake gake. Hari igihe utangira ngo nakoroshya, hari igihe utangira ngo byagenda gutya nyamara byagenda gutya, gake gake biza kurangira igihe kigeze Samusoni bamwogosha umusatsi anogorwa amaso. Ndabwira abantu bakurikiranye Irakora TV ko ubundi iyo umenye ibanga ry'Imana unogorwa amaso bakaguhindurira imirimo. Ubundi iyo wavuye mu mugambi ukava mu isezerano uhindurirwa imirimo. Uyu Samusoni yaje kumena ibanga rimenera Delila kubera afite umugambi na business, ari ibiguzi bari baramutanzeho. Abizera nubwo dusenga, nubwo abanyamasengesho bahari, nubwo abantu babwiriza, nubwo abantu bafite amacano, nubwo abantu bashaka kubyamamare kwamamara, ndumva nababwira ngo barinde isezerano ry'Imana, kuko niba meni isezerano bazahindurirwa imirimo. Imana ishimwe. Igituma umuntu adahindurirwa umurimo akaguma ku murimo wo kumunaziri w'Imana niko ategeza amena ibanga. Ariko Samusoni yavuye mu masezerano ayavanwamo n'umugore yazanye, amuhindura umurimo urahinduka, aba umusyi, arafungwa. Haleluya. Kuko yari amaze kumena ibanga. Imana ishimwe. Abantu benshi batanze imisatsi barabogosha. Abantu benshi bafasha agakiza k'Imana umuhamagaro barawurambika, batora ibyo mu mahanga, batora ibintu byo kwigana, abandi batora izindi ngeso, ibintu barabirambika. Ariko abantu nababwira ngo amaso yaranogotse, dore bahinduriye imirimo, babaye abasyi. Imana ishimwe. Ariko bivuze ngo naho waguraniwe. Haleluya. Ukamena ibanga amaso akakuvamo, umenye ko nyuma yo kuvamo amaso ugiye gupfa urubi. Nubwo Imana itazirengagiza umuntu wakuye nk'umunaziri amaso, itazamureka muzapfana, ariko uzapfa nabi. Nuva mu masezerano y'Imana urupfu rurahari. Ngenda kuvuga kuri uru rupfu. Abantu benshi, hari abantu bapfuye bagenda, hari abantu bapfuye bapfira mu murimo bakiwurimo, hari abantu bapfuye bapfara abanyamasengesho, hari abantu bapfuye bapfara abavuga butumwa kubera ko bamenye ibanga ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nendaga kuvuga ngo abantu badukurikiranye kuri uyu murongo bagume mu isezerano, kandi naho ubukene bwaza, naho intambara zaza, naho bababenga, naho batabyara, Imana iri mu ijuru izi umugambi wayo ku mwana w'umuntu. Imana ishimwe. Nendaga kubabwira ngo abantu benshi bamaze kunogorwa amaso babahindurira imirimo. Wari umukozi w'Imana yahinduriwe imirimo, wari umunaziri w'Imana yahinduriwe imirimo, bamujyanye mu basyi. Imana ishimwe. Ariko urukundo rw'Imana kuri Samusoni, kuko Imana yafashe igihe cyo gusanga ababyeyi be, kabira ati muzabyara umuhungu. Imana yaje guhorera amaso ya Samusoni. Imana ishimwe. Igihe rero Abafilisitiya barimo gucura igitaramo, bari gucunaguza Samusoni ngo agaruke ngo abaganirire, Samusoni yibukije Imana. Haleluya. Amaso yari umunaziri, umusatsi wari utangiye kumera gake, imbaraga zitangiye kumugarukamo. Haleluya. Icyo nzi cyo, ube warakebereje ujye kwa maraya, ube waragiye mu nzoga wari umunaziri, ube waratanze umusatsi bakawogosha, icyo nzi cy'Imana yugarutse Imana ikugarukaho. Imana ishimwe. Nendaga kuvuga ngo abantu nibagarukira Imana bave mu byo bibwira, kuko iyo bagiye gushakira amahoro si yari, ko bagiye gushakishiriza ibintu byabanezeza, ntabwo ari nko biri. Ibintu binezeza biva mu bisharira. Imana ishimwe. Kuko dusubiye inyuma, Samusoni yigeze yica intare. Haleluya. Yicara yishanyura, ababyeyi ntibamwica akoze ngo agarutse asanga iyo ntare yavuye mu ubuki, iri mu ubuki
arabufata abukuramo arangije ngo araburya abohereza n'ababyeyi be. Hallelujah. Imana yacu gikura ibintu biryoshye mu bisharira. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ibaho umugisha cyane. Amina. Amen. Ndashaka kwamamaza Kristo muri ubu buryo mbwira abantu nti abankurikira ntabwo nzabamenya, icyo umuntu akunda sinakimenya, ariko nge namamaje mvira abantu nti ahantu umuntu ageze nagarukiraho. Satani akugezeho agushimashima arimo akongoza akubwira ngo nyemara ko mbona usa neza, ubwiza ubukura he, nyemara hari ibanga Yesu yahishe muri wowe, hari ukuntu wubashye Imana neza, Imana bituma igutindaho. None rero numena ibanga abantu baragusiga imyanda, numena ibanga abantu barakogosha bagukoremo amaso use nabo. Haleluya. Abantu bibaza ngo musengute, abantu bibaza ngo mugenza gute, ariko Imana yacu. Haleluya. Isezerano ryayo Imana yacu ishimwe. Amina. Amina. Numva rero amagambo y'Imana nagera ku musozo ngira nti intego yanjye yo kubwira isi cyangwa se abanyarwanda cyangwa abizera uyu mwami cyangwa se abanyamasisha mugenzi banjye cyangwa abahanuzi bagenzi banjye cyangwa ababwiriza butumwa bagenzi banjye, nababwira nti nubwo bari gukorera Imana nibarinde isezerano batanogorwa amaso. Iyo umuntu anogowe amaso ahindurirwa imirimo, kandi imirimo ahinduriwe ikazamujyana mu rupfu. Iyo umuntu anogowe amaso abantu nibarinde gakondo, abantu nibarinde ibanga ry'Imana, abantu nibacunge Imana yasize muri cyo, kuko nibatanga ibanga bakamena ibanga bazahindurirwa imirimo bibajyane mu rupfu. Samusoni yaje gupfa apfana n'Abafilisitiya benshi cyane bari gukora igitaramo bamucunaguza ngo azabaganirire, ni kubera kumena ibanga byaje kumubyarira urupfu. Nabwira abantu ngo nibahunga urupfu bafata ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Amina. Imana igumugisha mukozi w'Imana Vedaste. Uvuze amagambo akomeye kandi buri magambo naye. Imana igumugisha ikwagure imbaraga mu buryo bwose, kwagura mu buryo bwose, mu buryo bwose, kandi ibyo ukeneyeho ubibone mu izina rya Yesu. Ndetse n'abari badukurikiye namwe Imana ibamugisha. Bitewe twavuze byinshi, Vedaste yavuze byinshi, waduha comment ku byaricyo cyose wumva nawe watuganiriza, wumva nawe hari ubuhamya ushaka gutanga, wumva hari icyo umwuka yaguhaye wumva waganiriza abantu bose, watwandikira kuri izo nimero uri kubona hasi yawe. Nibutse batarakora subscribe kugira ngo bakore subscribe, ude comment, wifuza kutwandikira, wifuza kuvugana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, watwandikira kuri izo nimero uri kubona hasi. Turakwakira amasaha 24 kuri 28. Reka rero dusoze twakira umukozi w'Imana adusengera kugira ngo dusoze iyi gahunda kadurimo y'aka kanya. Karibu dusengere. Reka dusenge Imana ku bantu bakurikirana ikiganiro bakumva ari cyo bungutse, cyangwa se bakumva ko ari cyo bakuyemo, cyangwa se nimba ari umuntu wataye umurongo akayumva ashatse kugarukamo, cyangwa se nimba ari umuntu wumva ashaka kwinjira muri uyu murongo wo gusenga Imana akumva twamufasha gusenga. Tugiye gusengera isi yose, cyangwa se tugiye gusengera abantu kubwira ijambo ry'Imana kugira ngo abantu barusheho gukomera no kugwiza imbaraga mu rugendo. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Imana y'ukuri, Imana y'imbabazi, Imana y'icyubahiro, tumaze kuvuga imbaraga z'ubuntu bwawe bwinshi, tumaze kuvuga gukomera kw'Imana Data wa twese. Turahise tuti Nyiringabo Imana, kuko hirya yawe nta yindi Mana ibayo, kandi hirya y'imbaraga zawe Mana nta zindi mbaraga zibayo. Aho niho tuzi ko kuri wowe niho tujya dukura imbaraga n'amavuta bituma tubasha gukomera, bigatuma tubasha gutsinda mu minsi mibi. Imana ishimwe. Duhagaze mu minsi mibi rero, abantu bamwe barirarira, abandi barikakaza, ariko duhamagaye Data Edrike Irifome, abo warindishije ikiganza cyawe batarava mu kwizera, bataramena ibanga. Yesu nagoma bahagarareho, Yesu nagoma bafate. Imana igomeze bakomeze. Imana ishimwe. Abandi bavuye mu murongo, abacebereje bareba hirya no hino, abantu bataye kwizera, nongeye kubasengera ngira Imana ngo guca bugufi
bakumva imana ivugana nabo bakumva imana ibaganiriza muri iri jambo nongeye kubakuruza ikiganza cy'imbabazi yesu abagirira imbabazi kandi abifuza gukira indwara iza karande indwara z'amayobera indwara z'izaduka ndategeka ndiri drase ndinginga ijuru oni mayi grave rirambura ikiganza cy'imbabazi ku bantu b'imana kandi amaraso ya yesu kristo yongera agira umumaro nk'uko wagijije wagiriye neza rahaba ari indaya kubera ko yahisha abatasi urumva ayo magambo mana gafata umwanzuro mu mutima wumva imana ashaka ko yayikoraho haleluya unyemerere cyane witeka ugaragare ndagushima rero ko ugomeje kuganza kandi ugategeka kandi iyi irakora tv ndayikweretse ngo ishyigikire ureke umurimo wiyamamazabutumwa wivugabutumwa wamamare kandi imbaraga zawe mana zizishyigikira aba bakozi bagukorera ku manywa na nijoro aba bayoboye uyu muyoboro wayirakora tv aba bakameramani imbaraga zawe yesu zibasenderaho barinde igisitaza kandi umwuka wera ajya abana nabo umwuka w'imbaraga ajya agaragara kwiriye ndagushimiye kuri kumwe natwe none bidashira mana amina amina nimwe mudukurikiye murakoze cyane ibiganiro bya Irakora TV umunsi kundi bizajya bigenda bibageraho shalom shalom